Hari impamvu nyinshi zatuma twumva amasomo y'ubuzima, kubera ko nyuma y'amakuru, ibiganiro ndetse n'ubumenyi Télé Montagne Rwandaise ikugezaho, tuba dukeneye no kwigira ku bandi ibintu banyuzemo nibyo bitubera inkoni idusindagiza mu mibereho yacu ya buri munsi, ibyashigisha abandi tukabicamo nta nkomyi. Iyi programme ni programme twise agatabo katari gato ahubwo gashobotse kugendana nako ibihe byose. Umugabo ntashobora gutanga imbabazi igihe ubu bwoko bw'ubuhemu bwamugiriwe. Niba guhemukira kuri uru rwego, ndagusaba ntuzakore ikosa ngo utange imbabazi, kubikora uzicuza cyane nkuko tugiye kubibona hasi. Umugabo yari afite umugore, bafitanye abana 3, ariko umugore we yamucaga inyuma buri uko uyu mugabo yajyaga mu kazi gushaka amaramuko. Gusa ntabwo yabikoranaga n'undi uwo ari wese ubonetse mu gace bari batuyemo, ahubwo uwancaga inyuma yari umuturanyi wanjye, nawe wari wubatse, twari duturanye mu Gisaga muri quartier. Tekereza nawe agasuzuguro nkako. Nagiye ku kazi gukora nk'umugabo, ndi guhangayika nshaka icyo nzana ku meza, ubukode, amafaranga y'ishuri y'abana, amahoro y'umuryango, ibyishimo by'umuryango bye by'umugore, ari byo ndi guharanira. Naho umugore wanjye we yari mu buriri bw'undi mugabo, mu rugo nita mu rugo rw'umuturanyi w'imbere. Umunsi umwe navuye ku kazi kare cyane, byari bintunguye, hari saa 10 za mu gitondo, ndabyibuka. Imodoka bise yansize kuri arrêté, nuko nza mu rugo gake bucece. Mu rugo sinakubeshya hari hafunze, ariko nari mfite agafunzo kanjye ka kabiri. Mu kwinjira abana banjye bari bagisinziriye, umugore wanjye ariko ntiyari ari mu nzu. Nashatse buri hamwe nta kintu mbona. Sinzi niba narakoze amakosa, ariko nabyukije abana banjye mbabaza aho nyina wabo ari. Uzi ukuntu bambwiye? Barambwiye ngo yari ari mu cyumba cyanyu mu ijoro ryakeye, nyuma yuko twari tumaze kureba na televiziyo, hanyuma bo bagasinzira. Bari abana banjye nibyariye. Aha rero nibwo natangiye kumva ko byanga byakunda hari ikintu kitameze neza. Narasohotse ngo ndebe, iminota mike ntibyatinze niboneye umugore wanjye asohoka mu nzu y'umuturanyi. Umugabo niwe wanamufunguriye umuryango maze nawe arasohoka. Umugore wanjye yinjiye mu nzu nkaho nta cyabaye. Uwo mwanya ikintu kidasanzwe cyangumye imiteka, narasakuje ndatabaza cyane nk'umwana muto. Abaturanyi barasohoka, batangira kumpumuriza bati ntabwo wasebye umugore wakubyariye abana, ariko narababwiye ngo ibi babaho namwe muzabikemure ukwanyu. Njye nahise mfata umwanzuro wo kumwirukana mu rugo rwanjye ku kanya. Uyu munsi data bukwe, ubwo ni se umubyara, ahoraza iwanjye yinginga ngo mubabarire kubera ko ngo dufitanye n'abana. Ariko kuri nuko umugabo yababarira buri ibintu byinshi, ariko hari ubuhemu bwangiza icyizere iteka. Niko byumva nk'umugabo, niko njye nabikemuye. Ese niba umugore wanjye yakora ibintu nk'ibi mu gace dutuyemo, abizi ko nkiriho mpari, abizi ko ndi gukorera umuryango n'ibyishimo bye, ese koko uyu mugore yakora ibintu bingana iki bya satani mu by'ukuri? Ikimbabaza nuko ntarabona n'amafaranga ahagije ngo mbashe kuba nakwimuka, kuko sinabasha gukodesha indi nzu n'ubundi kano kanya. N'ubundi binsaba kuva mu rugo ngiye gukora nkajya ku kazi. Nubwo namugarura, ndibaza ese ni gute nakongera kugira amahoro y'umutima? Ni gute waryama ugasinzira impande y'umuntu wagusogose icyuma bwa rimwe mu bugingo bwawe, hanyuma ukajya umusekera? Abagore bamwe ntibaguca inyuma byonyine, ahubwo bagusuzugura ubugingo bwawe bwose. Ndagira nkubwira aka kantu. Hano tuvuga inkuru zigezweho, tugatanga ibiganiro byinshi birimo amasomo bigisha buri munsi. Ndagira umanuke munsi gato y'iyi video, ukande like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Njye nitwa Ismael mugisha, ibi birihutirwa. Umugabo udafite amahoro y'umutima aba yarapfuye ahagaze. Ese wowe wakora iki mu kintu nk'iki? Ese wowe ushigikiye ikintu nakoze? Abagabo bamwe bemera ko hari ubuhemu budakwiye imbabazi.
ubutaha tuzarebera hamwe iyo umugore aguciye inyuma ibintu biba byabaye mu by'ukuri n'impamvu udakwiye kwirirwa uburana nawe ushaka kumuhatira kwihana ndetse no gusaba imbabazi. Iyi ni Télé Montagne Rwandaise, turabakunda. Wifuza kuduha ibitekerezo, kudusaba ingingo twagukoreraho mu buryo bw'ibanga, WhatsApp yacu ni 078 26 211 30. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda gusubiza. Nshuti bakunze bacu, turishimye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro naha tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi. Natwe turashyiramo agatege turushaho kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Kugira ngo buri cyanyu ahagana iburyo twabashyiriyeho ibindi biganiro mwareba birenga 500. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.